mananduburira amaso yanjye ku misozi, mbega utabarwa kwanjye kwava he mubimbwirewe, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi we, kuwiteka niho guturuka, ku Mana yaremye ijuru n'isi. Umva ntizemera ko ibirenge byawe biteguza, ikurinda ntabwihunikira n'isinzira we, Imana irinda Abisiraheli, ihora iri maso ntisinzira, Imana irinda Abisiraheli we, ihora iri maso ntisinzira we, Imana niyo murinzi wawe wo kwizerwa, niyo gicucu cy'iburyo bwawe gihoraho, ku manywa izuba ntirizakwica we, nijoro ukwezi ntuzagutinya, ku manywa izuba ntirizakwica we, nijoro ukwezi ntuzagutinya we, Imana niyikurinda ibibi byose iteka, Imana niyirinda ubugingo bwawe neza we, izakurinda amajya n'amaza we, none no mu bihe bidashira, Imana izakurinda mu majya no mu maza we, none no mu bihe bidashirira, bivuze we, izakurinda amajya n'amaza, none no mu bihe bidashira we. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ihabwa icyubahiro, Imana ihimbazwe ko iduhaye umunsi mushya. Ndagusuje nkwaye ikaze kandi ndakwiyegereje. Iyi ni Ntabwoba TV, gahunda n'isengesho ry'umunsi. Uyu munsi nawe Imana iraduhaye, uyu munsi nawe Imana irawutwongeye, uyu munsi nawe Imana utugejejemo. Turaramye ubwo turamutse, kuramuka nukurama, cyangwa kuramuka nukurama, cyangwa se kurama nukuramuka. Imana ishimwe ko iguhaye uburame, Imana ikuramije ikabiguhaye n'uyu munsi. Imana ibihimbarizwe, Imana ishyirwe hejuru, Imana ihabwe icyubahiro ku bwabyo. Ndakwiyegereje inshuti yanjye kandi nkwaye ikaze muri mwanya w'isengesho ry'umunsi. Reka ngushimire wamaze gukora subscribe, ukaba warabihisemo kugira ngo uhamye ko uri umunyamuryango kuri Ntabwoba TV, wagize neza. Nuko kandi umuntu utarakora subscribe nawe tumuhaye ikaze kugira ngo ayikore, tubane muri isengesho ry'umunsi n'izindi gahunda zose tubanamo za buri munsi. Imana ibamugishe. Nkundira dusengere umunsi wacu, tushyire mu biganza by'Imana. Gahunda ihoraho ni isengesho ry'umunsi, tubana kuva saa 11 za mu gitondo, umunsi wose ukaba aho ugukiye, aho wabonekeye. Ushobora kuza gukurikirana isengesho ry'umunsi, twabana tugasenga. Waba ukiri kwitegura kujya mu kazi, waba uri kwitegura kujya muri gahunda zawe, waba umaze kwitegura ugiye kugenda, ugiye gusengera gahunda zawe ugiye kujyamo, hanyuma gufatanya natwe tugasenga. Ushobora no kuba wamaze kugera mu kazi kawe, ushobora kuba wageze muri gahunda zawe, ushobora kuba uri ahantu hatandukanye, ariko uvuze uti aka kanya nkahari Imana, reka mfate uyu mwanya nsenge. Bana natwe mu isengesho ry'umunsi, buri saha, buri munota, mu munsi wari wose tuba dufite isengesho ry'umunsi. Nkundire dusome ijambo ry'Imana, hanyuma tuze kurisengeramo. Imana iduhe umugisha mu izina rya Yesu. Turasengera muri Zaburi ya 5 umurongo w'8, hanyuma dusenga Imana. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Umurongo w'8 uravuze ngo, yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Amen. Umurongo wa 7 uravuze ngo, Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Umurongo wa 8, yibuka isezerano rye iminsi yose, ijambo yategetse aryibuka ibihe ibihumbi. Amen. Ndagira ngo dusengere muri iri jambo. Ntugatekereze ko hari Uwiteka ashobora kukwibagirwa. Uwiteka niwe Mana yacu, n'umucunguzi wacu. Uwiteka amateka ye ari mu isi yose. Ijambo twashakaga rya 8 riravuze ngo, yibuka isezerano rye. Haleluya. Yibuka isezerano rye, icyo yasezeranye arakibuka, n'ijambo yavuze ryose aryibuka ibihe ibihumbi.
ndashaka ko dusengera muri iri sengesho, muri iri jambo. Ntugatekereze ko ari Uwiteka yakwibagiwe, ntugatekereze ko Uwiteka yaba yarasetse isezerano ryagusezeranije. Imana nta na rimwe yigeze yibagirwa isezerano yagusezeranije. Nkundira nkumenyeshe ko Uwiteka ari inyuma y'ijambo rye mu bihe birenga ibihumbi, mu bihe ibihumbi abagikurikirana ijambo rye kandi akiryibuka, akirizirikana kugeza ubwo azarisohoza. Ukiriho, imvugo y'Imana ikiriho ku buzima bwawe, nawe uracyahari kugeza ubwo Uwiteka azasohoza icyo yavuze. Iminsi y'uburame bwawe ntabwo izamarwa ijambo ry'Imana yavuze ku buzima bwawe ritarasohora. Uracyafite garanti ingana n'ijambo ryose Imana yavuze kuri wowe. Uko ryatinze gusohora, uko ritari kuba, uko ritari kuba igikorwa, uko ritari gusohora, ni nako n'iminsi yawe idashobora kurangira. Kandi Uwiteka yibuka isezerano rye, yibuka ijambo rye iminsi, ibihe, ibihumbi. Dusengere muri iri jambo. Yaravuze, ararinda kandi azasohoza. Ndabisubiramo. Uwiteka yaravuze, arinze icyo yavuze kandi azagisohoza, kuko akibuka ibihe, ibihumbi. Unkundire dufate uyu mwanya dusengere umunsi wacu. Ibihe uri kunyuramo, ibihe urimo, ibihe uhagazemo, situation y'ibikuriho, ntutekereze ko yakuraho icyo Imana yavuze. Ni ukuri ntibishoboka. Imana ijambo yavuze, Bibiliya iravuga ngo aho kugira ngo riveho n'inyuguti n'imwe, isi n'ijuru byavaho. Ijambo ryose Imana yakuvuzeho riracyafite garanti, riracyafite agaciro. Imana izarisoza kuko iryibuka ibihe, ibihumbi. Dufate uyu mwanya dusenga Imana mu izina rya Yesu. Imana ifite imbaraga zisohoza icyo yavuze. Imana ifite imbaraga zishyira mu bikorwa icyo yavuganye nawe. Umutima wawe utuze, umutima wawe ntutakaze ibyiringiro. Imana iracyafite gahunda yo gusohoza icyo yavuze ku buzima bwawe. Ndagira ngo dusenge Imana, twinjire muri iki gihe cyo gusengera umunsi wacu, tushyire mu biganza by'Imana. Kandi ni ukuri, uyu munsi uraza kubonamo ibyiza, uyu munsi uraza kubonamo amahirwe, uyu munsi uraza kubonamo icyo utari witeze, uyu munsi urabona usohoyemo icyo utatekerezaga ko Imana yasohoza mu gihe gisa n'icyo. Mana y'imbaraga nyinshi, Imana y'ubutware, Imana y'ubushobozi, Imana ivuga bikaba, Imana itegeka bigakomera, ikomeza isezerano ryayo, iririnda kugeza ubwo rishoje. Turagushimye muri uyu mwanya, turaguhimbaje kuko uri Imana yacu, Imana idukundira, Imana itwitaho. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, Mwami Uwiteka. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo Jehova, uyu mwanya, uyu munsi urawuduhaye, urawutwongeye, kandi natwe tubonesheje amaso yacu tusohoyemo turi bazima. Turasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo igitumye turama tukiriho nuko ijambo ryawe n'isezerano ryawe bikiriho. None natwe turasenze ngo Uwiteka Jehova arinde abagaragu, arinde abajabe, abo yasezeranye nabo, abo yabwiye, abo yavuganye nabo, kandi abagitegereje isezerano mu izina rya Yesu Kristo. Abo bose bagitegereje icyo Uwiteka yavuze ko gisohora, turabasengeye mu izina rya Yesu Kristo, nk'imbaraga z'Imana z'uburinzi zibe ku buzima bwabo. Uwiteka abarinde, arinde amagufa yabo, arinde imibiri yabo, arinde ubugingo bwabo. Imbaraga y'Imana ikomeze gutuma bakomeza kuba bariho kandi babona ibyiza mu rugendo rwabo rwose rwo gusohora ku isezerano ry'Imana n'imvugo yayo. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo buri obstacles, buri ntambamyi yose, buri ngomyi yose yatuma ijambo ry'Imana, ijambo Imana ivuga n'isezerano ryayo bidasohora kuri uyu mwene data, ibyo bikurweho mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka yime, Uwiteka aganze, Uwiteka ategeke, Uwiteka asohoze icyo yavuze ku mugaragu we mu izina rya Yesu Kristo. Ndasengera buri kimwe cyose cyagiye gituma uwacu asubira inyuma mu byiringiro no kwizera, umutima wo kwiheba kubera ko agize igihe kirekire avuga ati binabyo bibaye nka bya bindi rushyize kera ruhingiza intwari zukazinesha, rukazigonda neza neza. Ariko Mana y'imbaraga nyinshi, ndamutakambiye, ndamusengeye, ndamwingingiye, ndamuhamagariye imbaraga mvajuru, muhamagara ubutabazi buvuye ku Mana, muhamagara ubutabazi buvuye ku Uwiteka Jehova. Haleluya. Imbaraga z'Imana zikomeye zikora ikidasanzwe, Uwiteka yerekane ko yarakwa mu izina rya Yesu. Ashobora kuba ari ibigeragezo, ashobora kuba ari intambara, ashobora kuba ari amakuba, ashobora kuba ari ibibazo bikize kera bitwaye ibihe birebire, akavuga atari ku bundi umuntu azahora mu rugamba, bigeze ryari, bizarangira ryari. Ibyo Uwiteka yavuze bizaba ryari, ko icyo twiteze, icyo dutegereje, icyo twabwiye n'Imana atari cyo kiba, atari cyo gisohoraho. Uyu munsi ko tubona ibinyuranye n'iby'Imana yavuze, ni iki cyabaye, byagenze bite? Ariko mpumurije umutima we, mwibutsa neza yuko isezerano ry'Imana rigumaho, isezerano ry'Imana, Imana iririnda, Imana irigumana, Imana iritekerezaho, Imana iririnda, Imana izarisoza, kandi ko yibuka ijambo yavuze ibihe ibihumbi. Ndasenze mu izina rya Kristo Yesu ngo umutima we ntiwongere gutinya, kandi
ibitekerezo bye ntibyinjijwe n'ibitekerezo n'inama z'abadayimoni katika jina na Yesu Kristo, ko hari abantu bajya babona ubuzima bwanze neza finally bakavuga ati gisigaye no gupfa, abantu bakiyamura ubuzima, abandi bakaba bajya habi, abandi bakaba bakora nabi, abandi bagahemuka ngo baramuke. Ariko ndasenze mu izina rya Yesu Kristo ngo uyu mwene data ndamushinganishije imbaraga z'Imana zimubeho mu izina rya Yesu Kristo. Amaso ye abona agakiza k'Imana, amaso ye abona icyo Uwiteka akora, amaso ye abone icyo Uwiteka aremye, amaso ye abona icyo Uwiteka yamutegeranirije kandi yamutegerereje. Ndasenze mu izina rya Yesu Kristo nk'imbaraga z'Imana no gukomera kwayo bigaragare ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka yitamburo yerekane niyo yaza mu nkingi y'igicu cyangwa y'umuriro ku manywa y'ihangu ndetse na nijoro. Uwiteka yerekane kandi yaze ntaceceke akore iby'imbaraga mu izina rya Yesu Kristo. Ndagushimiye amahoro yacu, ndagushimiye ibyiringiro byacu, ndagushimiye imbaraga zacu, ndagushimiye wawe rawe mu izina rya Yesu Kristo. Uri Imana idukunda, uri Imana itwitaho, uri Imana itugirira ibambe, uri Imana idukunda kandi dutekerezaho, ndetse uri Imana igambira kutugirira ibyiza. Izina ryawe nirihe himbazwa. Hari ibyo twagusabye uzasohoza, uzasubiza, hari n'ibyo wadusezeranije uzasohoza, hari ibyo wibwira kutugirira nabyo uzabisohoza. Izina ryawe nirihimbazwa. Nuko uyu mwanya nsengeye mwene data umutabare, umugirire neza, ibyiringiro bye ntibyongere gukama kandi ntibitwarwe, ntiyibeshwe n'iminsi. Imbaraga zawe zikomeye zitume yongera kuzuka, azuke, ibyiringiro bye byongere bibeho. Ndagushimiye ko utugire neza, ndagushimiye ko ututabaye, ndagushimiye ko utugendere, ndagushimiye ko buri kimwe cyose cyamwebeshaga n'icyatumaga ashidikanya ku mvugo y'Imana ukaba ugikuyeho kandi ukaba umweretse kuri Imana yavuganye nawe mu gihe abaga ategereje imvugo yawe. None imirimo yawe nayo irabyerekanye ko uri Imana yamusezeranije, none ukaba ushohoje. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nirishyirwe hejuru, izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro kuko Imana yacu yerekanye, Imana yacu yerekanye kwera kwayo no gukomera kwayo. Turagushimiye ko bikoze, turagushimiye ko biremye, turagushimiye ko bisohoje. Izina ryawe nirihimbazwe. Mu mugisha umugire neza, mu munsi mwiza, uyu munsi mushya ubonemo ibyiza, abonemo imigisha mishya n'amahirwe mashya, abone gusohoza isezerano ryawe. Urakoze kubikoze, urakoze ko ubisohoje. Ukomeze urinde ijambo ryawe kandi uryibuke ibihe bihumbi, usoze gukiranuka kwawe, umusohoreza amasezerano, umusubize ibyifuzo, ndetse umukore ibyo wibwira kumugirira, kuko byose ni byiza si bibi. Izina ryawe nirihimbazwe, izina ryawe nishyirwe hejuru ku bwa byose, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu dusabye twizeye kandi dushima. Amen, amen. Imana iguha umugisha, Imana ikugirire neza. Aha turi ni kuri Ntabwoba TV, aha turi ni mu isengesho ry'umunsi, turi ku gicaniro cy'amasengesho ku mwimerere w'ibihe byiza, aho Imana iduteguriye kubana namwe mu gihe gisa n'iki ngiki. Imana ihimbazwe, Imana ishyirwe hejuru. Warakoze guhitamo kubana natwe mu gihe gisa n'iki, warakoze guhitamo kubana natwe muri aya masengesho mu buryo ubwo ari bwo bwose. Ni inshuti yawe mwari kumwe Emmanuel Twishime. Ndagukunda, ndagusengera, ndakuzirikana, muhibuka iminsi yose kandi musabire ko nsenze. Imana nkuru iteka iguha umugisha utagabanije kuko wabanye nanjye ugahagarara nanjye mu mpamagaro. Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.